tugira ubuntu gukorera ahangaha kuri buri munsi kubw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana ni muhumure, turi mu gihe cya Noheli. Muri uyu mwanya tugiye kwakira ijambo ry'ihumure hamwe n'amasomo kuri wa gatatu w'icyumweru cyo kwigaragaza kwa Nyagasani, tariki 5 Mutarama 2022. Isomo rya mbere ryo mu ibaruwa ya mbere ya Yohani, umutwe wa 4 umurongo wa 11 kugeza ku 18. Inkoramutima zanjye, bw'Imana yadukunze bigezaho natwe tugomba gukundana. Nta muntu wigeze abona Imana, ariko niba dukundana, Imana idutuyemo kandi urukundo rwayo ruba ruganje muri twe. Aho tumenyera ko turi mu Mana nayo ikatubamo, nuko aduhaye kuri Roho wayo. Natwe twarabyitegereje, none turamya ko Imana Data yohereje umwana wayo kuba umukiza w'isi. Umuntu wese wamya ko Yezu ari umwana w'Imana, Imana imuturamo nawe akayituramo. Twebwe twamenye urukundo Imana yatugaragarije kandi turarwemera. Imana ni urukundo. Umuntu uhorana urukundo aguma mu Mana nayo ikamugumamo. Nguko urukundo rwaganje muri twe ku buryo ntabwo badutewe n'umunsi w'urubanza. Kuko uko Yezu ameze ariko natwe tumeze muri iyi si. Ntabwo babangikanya n'urukundo, ahubwo urukundo rushyitse rwirukana ubwoba, kuko ubwoba buterwa n'igihano, maze ufite ubwoba ntagire urukundo rushyitse. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 72. Nimuze mwese muramye Imana yanyu. Mana, umwami mwegurira ubucamanza bwawe, uwo mwana w'umwami mutoza ubutabera bwawe. Acira umuryango wawe imanza ziboneye kandi arengere n'ingorwa zawe. Abami b'Itarishishi n'ab'ibirwa bazamutura, abami b'Iseba n'ab'Isaba bamurabukire. Abami bose bazapfukama imbere ye, amahanga yose amuyoboke. Azarokora ingorwa zitakamba n'indushyi zitagira kirengera. Azagirira ibambe ingorwa n'utishoboye, aramira ubuzima bwabo. Nimuze mwese muramye Imana yanyu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko, umutwe wa 6 umurongo wa 45 kugeza ku 52. Muri icyo gihe Yezu yari amaze kugaburira imbaga. Ako kanya ategeka abigishwa kujya mu bwato no kumutanga hakurya hafi ya Betsayida, we asigara asezerera abantu. Umugoroba ukubye, ubwato buba bugeze mu nyanja hagati, we akiri umusozi wenyine. Abona abigishwa bananijwe no kugashya kubera umuyaga wahuhaga ubarwanya. Nuko bujya gucya, aza basanga agenda hejuru y'inyanja, ndetse ashaka no kubacaho. Babonye agenda hejuru y'inyanja, bakeka ko ari baringa bavuza induru. Bose bari bamubonye bagira ubwoba. Yezu niko kubavugisha ati, nimuhumure nijye, mwigira ubwoba. Nuko abasanga mu bwato, maze umuyaga urahosha. Barushaho gutangara kuko batari bumvise iby'imigati. Imitima yabo yari ikinangiye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Imitima yabo yari ikinangiye. Abo ni bande? Ni intumwa, kubera gushidikanya, kubera ubwoba. Yezu Kristo akuzwe bavandimwe. Aya masomo aradufasha kuzirikana ku ijambo rikomeye kandi ryiza ryitwa ihumure. Yezu uduha ihumure agira ati, nimuhumure nijye, mwigira ubwoba. Ijambo ihumure, guhumura, guhumurizwa. Abahanga mu gusesengura ijambo ry'Imana muri Bibiliya, ko twagiye tunabigarukaho, bavuga ko ijambo humura rigaruka muri Bibiliya inshuro 365, bihura n'iminsi 365 igize umwaka. Bisobanura ko natwe Imana iduhumuriza buri munsi, ntabwo Imana ishobora gusiba kuduhumuriza. Iryo jambo rero humura rikabigaruka ku buryo bwinshi, plusieurs variétés. Humura, witinya, komera, wigira ubwoba, izere, nimugira amahoro, nimukomere, nimugakuka umutima, nimuhumure ninjye nk'uko twabyumvise mu Ivanjili y'uyu munsi. Humura turi kumwe ndagutabara, witinya, n'andi magambo menshi agenda akoreshwa kuri ubwo buryo agenda duhumuriza buri munsi. Ihumure babyeyi, kuko burya Imana itaduhumurije twahumana. Tudahumuye kaba kabaye, twahungabana, twanapfa yewe. Mu isomo rya mbere turumva Yohani intumwa abuza abayoboke b'Imana kugira ubwoba, kuko ubwoba nyine butabangikanya n'urukundo, ahubwo urukundo rushyitse rwirukana ubwoba, kuko ubwoba buterwa n'igihano, maze ufite ubwoba ntagire urukundo rushyitse. Amen. L'amour parfait chasse la crainte. Message ya Noheli turi kuzirikana muri iyi minsi nuko umukiza yatuvukiye. Rero nuguca bugufi
pour l'adoration, kugira ngo tumuramye. Nk'uko n'umuririmbyi wa Zaburi yabigarutseho ati nimuze mwese muramye Imana yanyu. Kuramya Imana. Amen. Ni koko bakristo bavandimwe, kureba Yezu nkamureba nkamuhanga amaso bimara ubwoba. Rero kuba mfite Yezu birampagije. Yezu warakoze kuza kubana natwe kugira ngo uduhe ihumure. Naho ivanjiri y'uyu munsi turumva Yezu wari umaze kugaburira imbaga, akomeza yitaho kandi noneho amaze kuyisezerera kugira ngo akomeze kureba abandi bamukeneye. Turumva kandi abigishwa bagenda bonyine mu bwato, Yezu agasigara asenga. Rero abigishwa bagezeho barananirwa, ariko Yezu turumva azabasanga agendera ku nyanja. Nuko bashya ubwoba bamwitiranye n'abaringa. Nyuma gato Yezu ahita aza, nuko arabahumuriza ati nimuhumure n'iki, mwigira ubwoba. Amen. Yezu kandi ikimenyetso abahaye ahita ahosha wa muyaga. Urakoze Yezu. Kugendera ku nyanja kwa Yezu, inyanja yagereranywa n'inzira ugenderaho ugana ku wundi, usanga undi, kwambuka ujye gusura undi, kugera ku wundi, kujya ahatazwi kugira ngo ujye kubabwira Imana. Ibi nibyo Yezu akoze. Inyanja kandi ni inzira ku ruhande rumwe rwiza mu buryo bwo kuruhuka, kwishima, recueillement, gutembera. Ariko ku rundi ruhande nanjye kuvuga rubi, iragoye. Inyanja irananiza, irimo ibiteye ubwoba byinshi, imihengeri, imiyaga, ibisimba, yuzuye ibikoko n'inyamaswa z'inkazi, ndetse rimwe na rimwe kanafatwa n'inkindiri ya Sekibi, ahari urupfu, inyanja y'urupfu. Yezu rero kuyigenderaho ni ikimenyetso cy'uko Yezu yatsinze ikibi, Yezu yatsinze urupfu, Yezu yatsinze Sekibi. None twakwibaza tuti kuki abigishwa ba Yezu bananirwe no kugashya muri iyi nyanja? Igisubizo cyoroshye nuko basize Yezu, bagiye bonyine. Ese koko wasiga Yezu ugasanga nde? Ni nkaho Yezu muri ivanjiri yanze kubakwega ngo bajyane gusenga. Dore nayo mvugo igira iti uryaza cyane nubwo ari burimo bukaguruka. Gukwega umuntu mu isengesho n'ubundi bigeraho iyo bonye udahari, kwa kundi wo muhataga n'ubundi ntajyeyo. Nguko abenshi ko dukorera ijisho mu isengesho, y'abakuru badahari ngo simbe najya gusenga, nabangeze kure. Muri ivanjiri mu gihe yarangije gukora igikorwa gihambaye cyo kugaburira imbaga nyamwinshi, Yezu abanje kwiheza, kuruhukana n'Imana, gusenga, gushengerera, gusenga bucece, oraison, kuganira n'Imana. Naho abandi bo bahise bahurutura, bafatiraho bakomeza urugendo rwabo, bakomeza imirimo yabo, nta kiruhuko bagize. Ça c'est l'activisme, gukora cyane ubutaruhuka, ugakora ibikorwa byinshi, ariko ukibagirwa icy'ingenzi, ukibagirwa Imana. Ukiri gukora ubutumwa, ukazenguruka sinakubwira impande n'impande, ubutumwa bukakurenga, wananiwe. Wagera ku mugoroba waguwe n'agacuho, uti ndashize we, ndaboze we, ndapfuye we, umunaniro sinakubwira. Ni kwa kundi ugaburira Yezu abandi, ariko ntiwigaburire. Uzabe si cya gikeri kitanga cyane kugeza cyo kiyibagirwa ubwacyo. Mbona urukundo rwibagirwa da. Ndakubwiza ukuri, niba utiheraho ngo uruhuke nyuma y'uko uvuye mu butumwa, ariko navuga kuruhukana n'Imana, gusenga, uvuye ku kazi, uvuye mu mirimo, umenye kuzananirwa vuba. Ngizo stress, iminaniro hato na hato bizarangira ubihiwe, ndetse bizageraho ubutumwa ukabwiyitirira kuko bwabaye ubwawe nyine mutakibusangiye na Yezu, kubera ko utakivugana n'uwabuguhaye. Mbese ukajya wiyahura, kandi byaba kwiyahura mu butumwa, kwiyahura ku mirimo. Icyo genda kubwiza ukuri muvandimwe, umuhengeri nuko nabagura, umuyaga sinakubwira. Uzabajye wifashe, uzaba uri gusiga Yezu, ujya he? Usanga nde? Nguko kwa kundi usiga Yezu ugasabira siki, guta Yezu ugatora amatindi. Mukristo muvandimwe, wakoze kuri Yezu ntakorakora. Umwigishwa ntasiga mwarimu, umwigisha we. Ese ukurikiye mwarimu cyangwa mwarimu aragukurikiye? Bakristo bavandimwe, nubwo twatana tukajya kure Yezu kubera imiraba, imihengeri, imiyaga, ibibazo byaburi ibisubizo, Yezu we buri gihe aba turi hafi, aratugoboka, agambire kuduhumuriza, akadusanga duhumuriza, agira ati nimuhumure ninjye, mwigira ubwoba. Niba mfite Yezu mfite byose, ntacyo nabura pe. Upfa gusa kwemera. Nubwo ntaruzi Yezu, ariko ndemera ko nduzi. Birampagije kuba Yezu nduzi. Umunsi umwe umugabo w'umukristo yari comptable, yubahaga Imana cyane, asenga, ariko akaba yarakoreraga umubosi amubereye comptable. Bari babanye neza n'umubosi.
uyu mugabo rero kontabule agahora yijujuta ku mutima nubwo atabyeruraga ko boss amuhemba amafaranga make. Yamuhembaga amadolari 30 ku kwezi, ariko akamenyera ibindi byose uyu kontabule yabaga akeneye nyine. Mbese kontabule akamera nk'umwana mu rugo. Ariko uyu kontabule yakubita agatima hirya atekereza ibyo bifaranga byose yinjiza, rimwe na rimwe akajya atekereza kugavura akihemba, akikoreramo ntabure babyeyi. Ubundi nanone akajya apanga uburyo azivumbura ngo asabe bamwongeze kuko atanyuzwe nyine nicyo bamuhaye. Noneho iki cyifuzo boss yacyanga akajya abona uburyo yamusahura, ariko yashaka gutinyuka iyo migambi yose akumva inkomanga w'umutima ikidodo ko ibyo bidakwiriye nyine umukristo, dore ko nyine ari umukristo. Bukeye yumva itangazo ko hari akazi kabonetse mu mujyi ko kuzajya bahemba amadolari 1000 buri wese atsinze ikizamini cy'akazi, kandi kwemera gukora ikizamini yari amabwiriza abiri: no gutanga amadolari 2000, uwo ni nka ruswa, no kwitwaza imashini ya laptop yo gukoraho ikizamini. Ubundi nyine ukajya woresha igitiyo. No kwa mukontabule ahita yumva akizi icyo ararwaye, yumva arasubijwe pe ko agiye kubona akazi, dore ko ari umuhanga, akazi kamuhemba amafaranga menshi, akazi kamuhemba uruboho. Ariko asigana ikibazo cyo kwazuzuza nyine izo kondisiyo ebyiri aho azakura ibyo bintu bamusabye. Nuko mu gukemura icyo kibazo ngo niyo nyine agiye gukoresha ikizamini, cyakora agiwe agurisha umurima yari afite, asaba n'inguzanyo hirya no hino, yongeraho nandi yaraterewe mu kazi yakoraga, yose yuzura 2 miliyoni y'amadolari nyine 2000. Gutya nyine yaruje ibisabwa byo kwitabira ikizamini cy'akazi nk'abandi. Nuko aragenda no mu mujyi, gusa nk'umukristo yabanje kujya gusengera icyo kizamini, ndetse yiga n'umuhigo ko Imana ari imufasha, n'ibyo yataruye byose abisubiza vuma mu mwanya wabyo, dore ko ubusanzwe nta mutima mubi yagiraga wo gukorakora. Yibwiraga ko ubwo amaze kwiragiza Imana ngo ntacyo kibaye agiye guhita atsinda kakava, ndetse bitewe n'iyo mihigo yarahigiye Imana, ubundi nawe agatera imbere nk'abandi bose. Nuko ari mu nzira atega ajya ku kizamini, aza kubura imodoka yagombaga kumushyitsa ku kizamini kuko hari kure. Ikizamini cyagombaga gutangira saa 2 za mu gitondo, agera saa 2 akiri ku muhanda yabuze déplacement. Mu gihe atangiye kwiheba no kwiganyira, abona imodoka yarimo yihuta, arayinginga ngo bamutware, ariko baramwihorera ntibamwereka n'irihumye kuko nabo bari kwihuta nk'abakererewe nyine. Ya modoka imaze kugenda bamusize aho ngaho, wa mukontabule aza gukura amakuru, amenya ko iyo modoka imusize ari aba boss bagiye gukoresha ibizamini. Ako kanya ahita yumva agize ubwoba n'igihunga ko akazi akabuze, ariheba ariganyira. Nuko n'igitaraganya kandi bimuhenze ahita atega moto. Icyo gihe nyine yaratomoye kugira ngo imwirukankane kuko akererewe ikizamini. Bageze mu nzira bari kwiruka kubera n'umuvuduko mwinshi, bishoboka ko bagenderaga mu ryibiri, bagera gucya bakora impanuka. Wa mukontabule ahita avunika akaguru, ubwo cyari ikizamini cy'akazi gihita yihinduka ikizamini cya radio. Nuko ajya mu bitaro, ababuze amahirwe nyine y'icyo kizamini. Mu gihe amaze kugarura cyenge ari mu bitaro, atangiye kwijujutira Imana n'ibyo bintu bisharira ngo Imana imukoreye. Agiye kumva yumva bavuze makuru ko hari abateka mutwe baburiye irengero, bamaze gukusanya amafaranga agera ku madolari 50,000 n'imashini zirenga 200, computer. Babeshya abaturage ko bagiye kubaha akazi kazajya kabahemba menshi. None amaze gukusanya urwo rufaranga n'izo mashini, bahita barazimira. None abaturage bari kure yo kwarika, amarira yarabishe. Wa mugabo nubwo babwishi yari yuzuye ibisebe, murabyumva, kubera iyo mvune. Ariko ya mafaranga erezoma yarakiye afite na ya mashini yarakiye ifite, ntacyo byabaye. Nuko kumva ubare bw'imvune yahuye nayo, ahubwo ibye bibe byo gutangara no gushimira Imana, kubyina, guseka, kwishima. Uburyo yakusanyije amafaranga atari nayo yewe, ukuntu bari bayariye, n'uburyo yabuze imodoka yakererewe, n'uburyo babajura banze kumutwara cyagihe. Noneho atangara n'uburyo yateze moto, yibwiraga ko agiye kuhitira ku kazi, bikarangira avunitse. Rero by'iyo mvune idasobanutse, uburyo none iyo mvune yamubereye inzitizi yo kutajya mu kizamini cy'abateka mutwe, ukuntu bari kumukokora yewe. Nuko amaze gutaha no gusuzuma ibyo byose, izo nzira zose Imana yamunyujemo, atahashimira Imana. Aho Imana yagiye imunyuza muri amakorosi yose, ashimira Imana. Nuko yitira kujya kwa boss we, apfukamye amusaba imbabazi, amubwiza ukuri kose ibyamubayeho, uko byamugendekeye kose, n'uburyo yahoraga yivovota, ndetse n'uburyo yateruye ya mafaranga n'iyo mashini y'akazi.
amusaba imbabazi ko atazasubira. Nuko bose aramusubiza ati, ari ukuguhemba amafaranga menshi ukaba umukozi wanjye, ibindi byose ukajya wimenya, cyangwa ari utaguhemba ukaba umwana wanjye mu rugo, nkajya kumenyera icyo ukeneye cyose, wahitamo iki? Wa mukontabura ati, nyuma y'ibyo byago maze igihe mpura nabyo, nanjye niboneye ukuboko kw'Imana, he no kuzongera kuva muri uru rugo, he no kuzongera gutana, he no kuzongera gukorakora, he no kuzongera kuva mu biganza by'umubyeyi wanjye. Umubyeyi wanjye umenyera igikenewe igikwiye, ahasigaye no kwibera umwana mu rugo. Amen, amen. Bakristo bavandimwe, umuntu wese yavuye mu biganza by'Imana aragwa, shitani iramusama. Iyo usize Yezu biragoye ko wakwihanganira imihengeri. Biradusaba rero kumurinda, kumutabaza, kumuhamagara. Yezu turashize, dutabare. Bakristo bavandimwe, ngo kuko Imana iduhumuriza buri munsi, igenda idutangatanga igihe tugiye gutana, Imana igakora uko ishoboye kose kugira ngo tugorore mu nzira nziza, ariko twebwe byacu tukamenya nka hene yaciye ikiziriko tukajya kona, kujya kona ababyeyi. Kimwe n'umukontabure wari ushatse gutana no gutagaguza ibye, ngo abonye promosiyo zishyushye, ngo abonye bazajya bamuhemba uruboho. Imana natwifuza ko twabaho muri duke twineza, aho gusabira ibya mirenge tuzarya tubitamwe amarira. Imana iduhumuriza buri munsi, ishaka kudukiza inzira z'abatekamutwe, abagome, abakontre succès, abaturwanya, imihengeri. Gusa twebwe icyacu kubera kwireba no kwihugiraho, dushaka kunyugushura vuba na bwangu tugashikuza Imana. Nyamara yaba wari uzi ko nubwo wagira amafaranga bwahe, udateze kurusha Imana amaboko, udateze kurusha Imana imbaraga. Uhoraho warantwaye, wandushije imbaraga. Bakristo bavandimwe, no kwitondera ubukristo. Akenshi ubuzima bw'umukristo bamwe ibimenyetso byinshi bimuhumuriza, rimwe na rimwe bikaza mu ishusho y'ibibazo, uburwayi, ubukene, inzara, ibyago, amagorwa, ibibazo byaburiye ibisubizo, uburwayi bwanze gukira, kuvunika, guhangayika, impanuka n'ibindi byinshi bidukebura. Wowe kubera ifemba n'umururumba n'umwijujuto wifitemo, ukabifata ku rwego rw'ibibazo gusa, bya bindi bikubuza ngo amahoro. Wabwirwa n'iki niba atari ukuboko kw'Imana? Wabwirwa n'iki niba atari Imana iri kugukebura kubera ko yakubuze, nyine yabuze aho yagufatira? Wasanga Imana yarabuze aho inyura ngo ukize, akaba ari aho mu mvune yawe igiye kunyuramo. Ikurinde abatekamutwe, ikurinde ibigiye gukwica, ikurinde guseba, ikurinde ibisitaza, ikurinde y'amadeni yaza guhitana mu minsi iri imbere. Imana reka gusaba ko wakwemera ukaba umwana mu rugo. Bakristo bavandimwe, Imana ifite inzira nyinshi, inzira igihumbi inyuza mu ihumure ryayo. Wowe nanjye ikidusaba ni ugufungura amaso y'umutima, ukamenya gusoma ibyo bimenyetso byose by'ihumure Imana idahwema gutwoherereza. Wirinda kutadohoka, buri gihe ukajya wumva inkomanga nawe ku mutima igihe wakoze nabi, kuko nta mahoro y'umunyabyaha. Kandi l'amour parfait chasse la crainte, ubwoba bingana urwango. Ngo twabizirikanye muri aya masomo y'uyu munsi. Yezu umwana w'Imana w'umpumuriza buri munsi. Icyampa ngo nanjye menya gushishoza ikiganza cyawe kiza kimpumuriza, bityo ngumenye kandi ngukurikire buri munsi. Yezu wowe udahema kumpumuriza buri munsi, uti humura n'ijye ugutabara. Amen. Urakoze Yezu. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas